Niba warakunze gutembera u Rwanda rw'imisozi igihumbi, ukagera mu ntara ndetse no mu turere tugize u Rwanda, wagiye ubona abakobwa beza. Ariko birashoboka ko wigeze kwibaza abakobwa beza kurusha abandi mu Rwanda. Niyo mpamvu muri ino video tugarutse kuri top 10 y'abakobwa beza cyane kurusha abandi mu Rwanda. Birashoboka ko utaza gutungurwa kuko abenshi urabazi ni ibyamamare. Turaza guhera ku mwanya wa 10 tumanuka tujya ku mwanya wa mbere, aho tuza gusanga umukobwa mwiza cyane kurusha abandi mu Rwanda. Nta kindi usabwa uretse kubona nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye, kugira ngo ubashe kwihera ijisho kandi umenye abakobwa beza cyane mu Rwanda kurusha abandi. Mbere yuko dutangira mbanje kuguha ikaze, niba ari ubwa mbere uhageze, wibuke gukora subscribe ufungure n'inzogera. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 10, aho tuhasanga umukobwa witwa Teta Sandra. Uyu afite ubwiza butangaje kandi bushimwa na bose, haba uburyo aseka, uburyo avuga, uburyo agenda ndetse n'uko yitwara. Bituma agaragara neza imbere ya benshi, bityo bikaba byatumye agaragara kuri uyu mwanya wa 10 w'abakobwa beza cyane mu Rwanda kurusha abandi. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 9, aho tuhasanga umuhanzikazi witwa Aline Sano. Uyu akaba ari umwe wamenyekanye mu ndirimbo nyinshi zitandukanye, akaba yarabaye icyamamare, agakomeza gukundwa ndetse no kwigarura imitima y'abatari bake, by'umwihariko aho bigaragarira ku mbuga nkoranyambaga akoresha, uko akunzwe cyane kandi akurikirwa na benshi. Uyu Aline Sano akaba afite ubwiza butangaje, by'umwihariko n'ijwi ryiza bituma akomeza gukundwa na benshi kandi batandukanye, haba mu Rwanda ndetse no hanze. Bikaba byatumye uyu Aline Sano agaragara kuri uwo mwanya wa 9. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 8, aho tuhasanga umukinnyi wa filime witwa Irakoze Ariane Vanessa. Uyu ni wamenyekanye muri filimi zitandukanye nka Papa Sava ndetse n'izindi. Uyu akaba yarigarura imitima ya benshi kandi akaba umwe mu bakunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Arakurikirwa cyane kandi bigaragara neza ko bamukunda bitewe n'uko ari mwiza, haba uburyo avuga, uburyo akinamo filimi ze ndetse n'uko yigaragaza ndetse n'imyambarire ye, bituma benshi bamukunda. Bikaba byatumye uyu Irakoze Ariane Vanessa agaragara kuri uwo mwanya wa 8. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 7, aho tuhasanga uwitwa Yolo The Queen. Uyu ni umugore wamenyekanye cyane nk'umusirey queen ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, akaba ari n'umwe mu bakurikirwa cyane. Arakunzwe mu Rwanda ndetse no hanze, bitewe n'imiterere ye, uko agenda, uko akora ndetse n'uko agaragara imbere ya benshi. Byatumye Yolo The Queen yigarura imitima y'abatari bakeya, haba mu Rwanda ndetse no hanze. Bikaba byatumye Yolo The Queen aza kugaragara kuri uwo mwanya wa 7. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 6, aho tuhasanga umuhanzikazi witwa Butera Knowless. Uyu akaba ari icyamamare, yamenyekanye mu ndirimbo nyinshi zitandukanye. Twavuga nk'indirimbo yise Te Amo, ariyo yarebwe cyane, aho yarebwe n'abarenga 1,200,000 ku muyoboro we wa YouTube. Ibi bigatuma Butera Knowless akomeza kwigarurira imitima ya benshi. Uyu kandi ni umwe mu banyarwandakazi bakomeye cyane kuko ari we muhanzikazi wegukanye igihembo cya Primus Guma Guma Superstar. Uyu akaba yaratumye akomeza kwigarurira imitima ya benshi ndetse agakundwa cyane. Yagiye avugwa mu rukundo n'ibyamamare byinshi bitandukanye, gusa ubu akaba afite umutware witwa Clement wamenyekanye nk'umuproducer ukomeye cyane. Bikaba byatumye uyu Butera Knowless agaragara kuri uwo mwanya wa 6 w'abakobwa cyangwa se abagore bakunzwe cyane mu Rwanda kurusha abandi. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 5, gusa mbere yuko tujya muri top 5 cyangwa se mu bagore 5 ba mbere bakunzwe, nagira ngo nkwibutse niba utarakora subscribe kuri Benny Gold, wayikora kuko ni ingenzi cyane kugira ngo utazajya ucikwa na updates z'ubutaha tuzakugezaho. Uraza kutubwira muri comment ko wabonye ino video, ndetse utubwire n'umukobwa utari buze kugaragara muri top 10 wagombaga kugaragaramo. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 5, aho tuhasanga Miss Uwicyeza Pamela. Uyu akaba ari umufasha wa The Ben, aho bafite umwana witwa Luna. Uyu Uwicyeza Pamela yamenyekanye cyane aho yitabiraga amarushanwa ya Miss Rwanda muri 2019 akaza no guhiga abandi. Uyu Miss Uwicyeza Pamela akaba yaragiye mu rukundo n'umuhanzi ukomeye cyane witwa The Ben, yamenyekanye mu njyana zitandukanye. The Ben kandi akaba umwe mu bakunzwe, akurikirwa n'abarenga 666,000 ku muyoboro wa YouTube. Uyu Uwicyeza Pamela
yakomeje kwigarurira imitima ya benshi bitewe n'uko ateye, uko agaragara ndetse n'uko aseka, kandi ni umwe mu bakurikirwa cyane ku rubuga rwa Instagram, arakunzwe cyane n'abatari bake, bikaba byatumye agaragara kuri uwo mwanya wa 5 w'abakobwa bakunzwe cyane kurusha abandi mu Rwanda. Natinze tugiye ku mwanya wa 4 aho tuhasanga Miss Mutesi Jolly. Uyu ndazi neza ko muzi kuko ni icyamamare, yabaye Miss Rwanda mu gihe yahize abandi aho yitabiriye amarushanwa. Uyu kandi akaba umwe mu bakobwa cyangwa abagore bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi mu Rwanda. Kuba Mutesi Jolly yarabaye Miss Rwanda byatumye akomeza gukundwa cyane haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Uyu kandi akaba umwe mu binjiza amafaranga menshi cyane binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Bikaba byatumye Miss Mutesi Jolly agaragara kuri uwo mwanya wa 4. Natinze tugiye ku mwanya wa 3 aho tuhasanga uwitwa Shaddy Boo. Yamenyekanye cyane nk'umusiyeri queen ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Uyu kandi ni umwe mu bakize cyane kandi bakomeye mu Rwanda kuko yinjiza amafaranga atari make binyuze ku mbuga nkoranyambaga, kuko afite kampani nyinshi zitandukanye zaba iz'ubucuruzi cyangwa se iz'itumanaho. Uyu kandi niwe munyarwandakazi cyangwa se niwe mugore wa mbere ukurikirwa cyane ku rubuga rwa Instagram kurusha abandi. Kuko ubu tuvugana Shaddy Boo akurikirwa n'abarenga 1,200,000 ku rubuga rwa Instagram, akaba ariwe munyarwandakazi wa mbere urusha abandi. Uzi ko uyu Shaddy Boo yakomeje kwamamara kandi yagiye agaragara no mu ndirimbo nyinshi zitandukanye. Twavuga nk'indirimbo yitwa Akinyuma ya Bruce Melody. Iyi ni indirimbo yakunzwe n'abatari bakeya. Byatumye Shaddy Boo akomeza kwigarurira imitima ya benshi haba mu Rwanda ndetse no hanze bitewe n'uburyo ateye, uburyo aseka ndetse n'uko agaragara. Ibi bigaragarira ku mbuga nkoranyambaga zikoresha bitewe n'uko akurikirwa cyane, bikaba byatumye uyu Shaddy Boo agaragara kuri uwo mwanya wa 3 w'abagore bakunzwe cyane mu Rwanda, beza cyane kurusha abandi. Natinze tugiye ku mwanya wa 2 aho tuhasanga uwitwa Alia Cool. Uyu ni umwe ukomeje kuvugisha abatari bake haba mu Rwanda ndetse no hanze, bikaba byatumye Alia Cool agaragara kuri uwo mwanya wa 2. Natinze tugiye ku mwanya wa 1. Kwibutsa niba uwo watekerezaga cyangwa se wakekaga yagaragara ku mwanya wa 1 cyangwa ubona ari mwiza kurusha abo twavuze, mu gihe usanze uhari atari we wagombaga kuhaza utubwire muri comment ndetse utubwire n'impamvu. Ku mwanya wa 1 tuhasanga uwitwa Keti Bashabe. Uyu ni umwe mu byamamare bikomeye cyane kandi ni umwe mu bafite imitungo myinshi cyane. Akaba yaje kugaragara kuri uwo mwanya wa 1 bitewe n'ubwiza bwe, haba uburyo agenda, uburyo aseka, uko agaragara ndetse n'uko yitwara, bituma benshi bamukunda. Akaba yaje kugaragara kuri uwo mwanya wa 1. Iyo twanyuma ino video, nizeye ko wakoze subscribe ugafungura n'inzogera, nawe ubutaha mu yindi video nziza tuzagukorera.